hariya hejuru hari umurimo wakoretse mu buryo bw'ibanga, abantu ntibabibonye, abantu ntabwo babyitegereje, nta wigeze abimenya. Intambara n'urugamba biri hariya hasi n'ibuye, nta muntu ubibona. Ku manywa na nijoro harimo urugamba hariya, umuzi n'ibuye hariya hasi. Naritegereje imbaraga z'umuzi wawe, uramena ibuye ukagira ngo ni inyungu. Umuzi uramena umuhanda, ukabona umuhanda uraturitse wa kaburimbo. Umuzi w'igiti usenya inzu, usenya inzu, amabuye akituga akamera gutya kubera umuzi w'igiti. Amina. Ariko iyo ukura ntawureba, ntawubona, ni mwibanga gusa. Ariko uragenda uko igiti kirushaho kuzamuka, ntabwo ureba hejuru, ureba hasi. Uku ni uguca bugufi kw'itorero, ni uguca bugufi kw'abana b'Imana. Duca bugufi mu buryo bw'ibanga. Isi ntimenya uko tugenda, ntimenya ibyo dukora, ariko ibyo dukora ijuru rirabizi. Uko irushaho gushabagira no kuzamuka, amina, turushaho kumanuka hasi. Ko guca bugufi dushorera imizi yacu hasi nk'uko. Kuko aho wagejeje umuzi niho uzakura imbaraga zikuzamura hejuru. Amina. Ni mwibande cyane mu kujya hasi, izabazamura hageze. Kuki abantu bashaka kuzamuka bataramanutse? Urugendo wakoze hasi nuko nta mupira, nta kagaro kaya. Ufashe akadenesi ibaro hano ukaya, biraterwa nawe umuzi wawe wawushoye ute. Kandi hari abayishoye gutya baganaha bagira ngo babonye Kristo bamwuzuye, barangije bicara bake ati ni ukuri kose batawanguye Mana, batera ikorasi akazamuka. Ariko se bumvisha ibyumba by'urukundo, ngo uburebure bw'ikijyejuru, haleluya, n'ubugari n'ubutambike no gushorera imizi hasi, ngo aho hose mukogamo, ngo urwo rukundo rwuzuye rumeze gutyo, ngo nirumara kuzura iyo dukundiye kandi utunzi bwawe n'ubwenge bwo mw'ijuru, duhora turihabwa iyo dukundiye. Haleluya. Amen. Nongeye kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Nongeye kandi nishimiye ikaze mubaye, kandi dushimiye Imana yongeye kuturemera iteraniro ry'umugisha. Amina. Zimwe mu mpamvu zatumye Imana ikurema, zimwe mu mpamvu zatumye Imana ikurinda, harimo uyu munsi. Haleluya. Harimo uyu munsi. Amina. Ntuwufate nk'umunsi usanzwe, kuko ntiwigeze wicara kuri uyu munsi, kandi ntabwo uzongera kwicara kuri uyu munsi. Yego? Yego. Bivuga ngo ibiriho none, ibyo ubonesha amaso ntibyigeze kubaho. Amen. Amen. Kandi ntibizongera kubaho. Urumva uwo munsi atari special. Yego. Urarutiye abanje kandi uraruta izaza. Yego. Kuko ni ikinege. Umwana w'ikinege ahabwa agaciro. Yego? Kuko ari umwe. Siko bimeze? Uyu munsi ni ikinege mu buzima bwawe. Amen. Uhawe umunsi w'ikinege mu buzima bwawe. Amen. Muragira ngo tubyaze umusaruro, tubone ibintu tutigeze tubona. Yego. Haleluya. Kandi tutazabona ikindi gihe. Kuko umunsi wose ufite ibyawe. Niko byanditswe bivuga. Harimo umunsi wo kuvuka, nta vuka gato. Harimo umunsi wo gupfa. Yego. Nta n'upfa ngo yongere apfa. Umuntu apfa rimwe akavuga rimwe. Yego. Hari umunsi wo kurya, umunsi wo kwiriza ubusa. Hari umunsi wo gusenga Imana, hari umunsi wo gushaka amafaranga. Amen. Ni umunsi wo gusenga Imana. Amen. Mwakira imbaraga z'Imana kuri uyu munsi. Amen. Amen. Kandi agaciro uha umunsi niyo mpano yawe none. Icyo uhabwa, icyo utegereje
uragihabwa n'agaciro wabonye. Amen. Ose habera heza inshuti z'Imana zirakundana neza zibanye nawe zirakundana neza zibanye nawe kubana kwabo kwiza kubana kwabo kwiza barahugurana wowe kuba mu cyaha babona amahoro wowe kuba mu cyaha babona amahoro. Ngiye intego guhura no guhugurana. Haleluya. Twe kugwa mu byaha Yego. twe mu mahoro. Yego. Byanditswe Yesaya akavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Rero uko duhuye uko duteranye gutya tujye twumva ko turimo duhungira muri Kristo. Turakora turi babiri muri ya masaha abiri mwaduhaye. Aya masezerano aba Basweduwa nibo bayafite cyane, Yego. nibo bayazi kurusha mwebwe. Ikibazo icyo ibyacu bifitwe n'abandi ariko twe ba nyirabyo ntitubiha agaciro. Ariko iki gihugu kirabizi ko hari abantu bazagitumwaho bazaza kongera gucana umuriro wazimye. Iryo jambo riramameza ndababwiza ukuri. Iyo maze kubona ko muri uwo mugambi Imana yakoze muri bwa bwenge bwayo nkagera hano nibwira ko nta bandi bahetse iryo sezerano hari. Amen. Niba nageze hano ndarira ndasenga kuki wanzanye byagenze bite ariko nza gusobanukirwa undi kugenda nkorwa ku maso gutya ariko ntabwo ndabimenya neza ndacyabaza kuko iby'Imana ntibabimenya byose. Tumenya agaciro ko Pawulo yavuze ariko icyo tuzi cyo nuko twaje mu mugambi w'Imana kandi nitutigira nabi izadukoresha imirimo ikomeye. Amina. Nimutegereza abandi bahanuzi, nimutegereza abandi bigisha, nimutegereza abandi bantu bakozi b'Imana, ni twebwe. Bijya bingora kubyumva nkumva biraruhije iyo turimo dutumaho abantu baduhenda badutwara amafaranga menshi ngo bave muri Afurika baze hano. Ariko umuntu uza akamara icyumweru hano akagenda nibwira ko asiga igikomeye kuruta umuntu wabatuye. Nimureke Imana ikorane n'abahageze. Amen. Nitwe twageze aha, ni twebwe tuhari. Abo ngabo batumwaho bakaza ntabwo Imana ashimye kubatura, ariko yashimye kubatura niwe ufite ibishyitsi n'igihewe nawe. Amen. Kandi reka mbabwira ibintu by'Imana kubyumva niko nizo mbaraga. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana 16 ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo 19 mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo muzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Amen. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero. Amen.
muri Kristo Yesu. Amen. Kugeza iteka ryose. Amen. Ibihe bidashira. Amen. Mu mberero Bibiliya tuganira gushorera imizi muri Kristo. Gushorera imizi muri Kristo niko twabisoma. Ibimera byose bifite imizi kandi bibeshwaho nuko bifite imizi. Iki Pawulo ashaka kuvuga, ubu tumera imizi koko duhinduka ibyatsi, tuzaba ibiti, tuzaba nk'ibyatsi. Ni gute tuzashora imizi muri Kristo Yesu? Ni gute gushorera imizi mu rukundo bishatse kuvuga iki? Twarakijijwe, twaranahamagawe, Imana ishimwe, kandi yaratumenye, tubyarwa ubwa kabiri, amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ndetse ikimenyetso cy'umwuka wera kiraza, tukibona kituje. Yego, duhabwa n'impano, duhabwa n'imihamagaro. Bamwe bahamagarirwa kuririmba, abandi barigisha, dukora imirimo itandukanye, kandi no kuza mu nzu y'Imana ukunguka aho wicaye nawo ni umuhamagaro. Mwari muzi ko ari umuhamagaro? Haleluya. Mwari muzi ko kuba imbere y'Imana ari umuhamagaro? Ni nawo mukuru. Kuba imbere y'Imana ni wo murimo, ni wo muhamagaro ukomeye. Ibindi biza, ntukajye wiyumva ko utari umukozi w'Imana. Nugira guterana kwera, ukicara ukumva, niko byanditswe bivuga, ukumva ijambo ry'Imana, uzavuge ngo iki kirahagije. Bazanye nyina na bene se wa Yesu baravuga bati, ushatse nyamara wahagarika gahunda kuko hanze hari abantu bagukeneye, kandi turabona impamvu zagutera guhagarika iteraniro, kuko ni bene so, ni bene nyoko na nyoko. Yesu arababwira ati, aba arabarondora, aravuga ngo ntimuzi. Amen. Ntimuzi, ntimwamenye agaciro ko kuba imbere yanjye mu buryo bw'umwuka, muri bene data. Amen. Mu buryo bw'umwuka. Amen. Abamama mwese mumbereye mama wacu. Amen. Unyumva wese niwe data, niwe mama, niwe mwene data. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo aca umugani Marita, we nyamara Mariya we, amen, yakurushije guhitamo umugabo mwiza atazagwa. Yari hehe? Ni ijambo. Kandi turi kwiga gushora imizi, yari mu ijambo Mariya. Amen. Amen. Mpamvu twatangiye turirima ngo ijambo ryawe ni ry'ukuri. Imana nishimye cyane. Amen. Ni iki gituma umuntu wahamagawe n'Imana, umuntu wabyawe ubwa kabiri, ni iki gituma abana b'Imana bagwa? Kuki? Ndabaza ikibazo. Ese barya bavuye mu nzira y'agakiza, ntabwo bari barigeze bamenya inzira y'ukuri? Wasubiza. Barya abantu tuvuga ngo baraguye, barya tuvuga ngo barahagaritswe, barya abantu mvuga abakristo byagenze uko, ese koko bari baraseseye baca hirya y'irembo? Ni iki gituma umuntu yagwa akabivamo kandi yarakijijwe? Biriya biti tubona hariya hanze ntabwo bishora imizi kumwe. Hari ibisasa imizi, hari n'ibiyimanura. Kandi ibishasha imizi naritegereje, ibyo bigira amababi meza. Ariya mababi mubona mu gihuru, biriya bitohaye, ni twa duti duto. Ariko igiti gikura kizavamo urubaho, ntabwo cyihuta kuzana ibintu by'ibitondo by'amababi. Nubona igiti gifite ibibabi byinshi, uzamenye ko burya nta kintu cyavamo, nta rubaho ruvamo. Igiti nyagiti gikuze, uracyumutse gihagazeho. Ariko biriya biti bigenda birandaranda hafi bishakira aho ngaho. Imvura itonyanze rimwe, niyo haba ari mu mpeshyi, bihita bimera amababi. Bikirukanka. Imvura yahagarara, izuba ryava, hasi bikaba
iravuze ngo mwebwe mushorera imizi mu rukundo, niko Pawulo ngo abasengera Abaefeso, ngo mushorere imizi mu rukundo, ngo kandi nimumara gushora imizi ngo mumenye ubugari bw'ikijyepfo, ubugari bw'ikijyeruguru, hirya no hino, hejuru no hasi, mumenye uko urwo rukundo rumenywa rungana. Imana ishimwe. Amen. Gukizwa ni kimwe, ariko gukurira mu gakiza ni ikindi. Cya kintu gituma abakristo bava mu gakiza bagwa, biterwa naho aba yaragejeje imizi. Nicyo gisubizo ntakindi. Y'imizi yawe muri Kristo, wakiriye Kristo, ukayishora mu kwizera, mu rukundo, mu kubaha Imana, mu kugira neza, mu kwihangana, mu kubabarira, mu gukunda bene so, imbuto zose, imizi yawe ikagarukira hano hafi, nta kabuza izuba niriva uzuma. Uzuma byanze bikunze. Iriya mizi mubona y'igiti nubwo itagaragara, yego ni itanga ubuzima ku giti. Cyakora dushima igiti tukagiha agaciro kuko tubonye kizamuka hejuru. Ariko umva ijambo rikomeye, uburebure bw'igiti butangwa n'uburebure bw'imizi hasi. Mbere yuko kigera hariya hejuru, hari umurimo wakoretse mu buryo bw'ibanga, abantu ntibabibonye, abantu ntabwo bazitegereje, nta wigeze abimenya. Intambara n'urugamba biri hariya hasi mwibuye, nta muntu ubibona. Ku manywa na nijoro harimo urugamba hariya, umuzi n'ibuye hariya hasi. Naritegereje imbaraga z'umuzi wawe. Uramena ibuye ukagira ngo ni inyungu. Umuzi uramena umuhanda, ukabona umuhanda uraturitse wa kaburimbo. Umuzi w'igiti usenya inzu, usenya inzu, amabuye akituga akamera gutya kubera umuzi w'igiti. Amina. Ariko iyo ukura ntawureba, ntawubona, ni mwibanga gusa. Ariko uragenda uko igiti kirushaho kuzamuka, ntabwo ureba hejuru, ureba hasi. Uku ni uguca bugufi kw'itorero, ni uguca bugufi kw'abana b'Imana. Duca bugufi mu buryo bw'ibanga. Isi ntimenye uko dukora, isi ntimenye uko tugenda, ntimenye ibyo dukora, ariko ibyo dukora ijuru rirabizi. Amina. Uko irushaho gushabagira no kuzamuka, amina, turushaho kumanuka hasi. Ko guca bugufi dushorera imizi yacu hasi mu rukundo. Kuko aho wagejeje umuzi niho uzakura imbaraga zikuzamura hejuru. Amina. Ni mwibande cyane mu kujya hasi, izabazamura hageze. Kuki abantu bashaka kuzamuka bataramanutse? Urugendo wakoze hasi, nuko nta mupira, nta kagaro kariya. Ufashe akadenesi ibaro hano ukayirekura, iramanuka ikazamuka. Ariko ushobora no kwifatira hano, hayikubita hasi, izamuka hejuru. Biterwa n'imbaraga wamanukanye hasi. Haleluya. Biterwa n'imbaraga wamanukanye hasi. Imbaraga umanukanye hasi nizo ziguhesha imbaraga zikuzamura hejuru. Rero imizi niyo ifite ubutunzi, niyo ifite agaciro k'igiti. Ntabwo itorero rizakuzwa n'ikindi kintu, ni amavi y'abanyamasengesho. Kandi nawe nta kindi kizagukuza, ni uguca bugufi, ni ukumanura imizi. Uko imizi imanuka binyereka ishusho yo guca bugufi. Bigeze babivuga guca bugufi ngo kubanziriza iki mu migani? Kubanziriza icyubahiro. Haleluya. Y'icyubahiro giturutse hejuru nta cyakozwe hasi kiramanuka. Ariko iyo utize hasi, icyubahiro kikava hasi kizamuka ntigishira, kuko gifite imizi hasi. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Muri Kristo niwe rufatiro.
nirwo rufatiro rukomeza imfuruka, kuko ari ibuye ribanziriza ayandi. Inyubako yose yicayeho izakomera mu izina rya Yesu. Shinga imizi mu byo wizeye. Ibyo wizeye nibyo, ntiwibeshye. Si abahanuzi bibeshye, si abigisha bibeshye, si abakuyobeye bibeshye, ntabwo ari amatorero yibeshye. Ni mukuru urubanza ku bantu, biraterwa nawe umuzi wawe wawushoye ute. Kandi hari abayishoye gutya baganaha bagira ngo babonye Kristo bamwuzuye, barangije bicara bati ni ukuri kose batawambuye Mana, batera ikorasi akazamuka. Ariko se wumvisha ibyumba by'urukundo, ngo uburebure bw'ikijyejuru, haleluya, n'ubugari n'ubutambike no gushorera imizi hasi, ngo aho hose mukogamo, ngo urwo rukundo rwuzuye rumeze gutyo, ngo nirumara kuzura. Soma hepfo ariko hepfo ya 17 twumva ijambo ry'Imana. Twumva ijambo biravuze ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mwumvise mukaba mushikamye. Yego, uretse gato uhakomeza usome. Haleluya, Amina. Amina. Ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo. Urukundo ni ikintu kigali. N'ubu twicaye hehe mu rukundo, dusengera mu rukundo, tubwiriza mu rukundo, tutanga ibyacu mu rukundo, dukorera Imana mu rukundo, twubahana mu rukundo, tukagira gusurana mu rukundo, dushimira Imana mu rukundo, tugasengera itora mu rukundo. Haleluya. Abakorana urukundo bazahora bamuhimba. Ibintu byose ngo byakoreye mu rukundo nibyo byonyine bitazashya. Haleluya. Nunasuhuza ukasuhuza mu rukundo ntibizashya. Ariko ni ntanga amabati yo kubaka tuatira igisenge cyose, nta rukundo za uwo muri muzashya. Nshobora kubaka urusengero nkakora finisage ikazashya no kose. Miliyoni 20 izahagiye. Nshobora gukogurira basi zaje bakora Stockholm. Nkayibagura mu gibaza umurimo w'Imana. Ko mundeba cyane se muragira munyigure. Mbarusha amafaranga. Mubanze muzare mufite. None nimwateranye gasanga tuzuye ndashyiraho yanjye. Mwose byo mufite. Haleluya. Kandi reka mabwire, umuntu uzashyira intege ye ku murimo w'Imana ntabwo azamenya uko cyagenze. Mushorere imizigo. Murashaka ibyamwa, murashaka imbuto, murashaka kuzamuka, murashaka gukura, banze mushore imizi. Kandi gushora ni ukubiba. Icyo biba nicyo uzasarura. Imana idufashe. Akabuto yo kataboze ntigashobora kwera imbuto. Mubanze mupfe. Turi kubabwira iby'itorero Imana itwihereye hariya mu mujyi wa Imiro. Abereka uyu mugu imvura avunika. Najya yasiba kandi ari kurese. Namwe niho muri washijeho ubundi ntanaharangire. Ariko niwe uyoboye amasengesho y'itorero. Amen. Muhimana icyubahiro. Amen. Amen. Umusore ko yayobora amasengesho y'itorero. Wageze mu abagabo bahari. Yego Mana yanjye. Hari babatijwe muri 1990. Hariya bari kuriyemo. Ariko urumva nyine zakoresha barya nyine nabariya bose, kuko hose ni urukundo. Imana ishimwe. Ubwo nabo bafite ibindi bakora. Nabo suko badakora. Imana ishimwe. Ariko kugira ngo ibyo bibeho nuko hari akabuto kapfuye. Twarabanje turapfa. Twumva ko guhembwa no kubika amafaranga atari ibyacu. Turavuga ngo amafaranga duhembwa hari impamvu twaje tukabona nako kazi. Dufata ubutunzi tubucomeka muri Kristo. Kumva kumanuka gushora imizi. Ntugashora imizi uririmba gakora. Ntugashora imizi uterana wambara neza. Tereka imideli uze mu nzu y'Imana. Utazi gutanga ibyawe, utazi kurekura, utazi gutekereza. Ntugapange l'avenir kwejo uzabaho, udapanze ukwitororo rizamera. Uri muntu ki wowe bibwanje kabisa. Reka babwire, ubuzima bw'umukristo muzima ni ubuzima buhorana ngo ni gute. Haleluya. Ni gute twagira itorero rizima. Amina. Ni gute igicaniro cy'Uwiteka cyakomeza kuba ahantu. Ni gute twabaho mu rukundo
rukundo tugakorera mu rukundo ni gute imirimo y'Imana yakoreka gira ishyaka ku gasozi utuye ni wowe tara ritaraza ni ugomba kuhashorera umuzi kandi ukaherera n'imbuto mfite imirimo ibiri urasaba gushora umuzi n'imbuto zawe zirakenewe byose ni wowe ugomba kugira gute kubikora ntiwabishobora ngo ubyishoboze ariko umwuka wera yabigushoboza. Amina. Iyo twatangiye vuga ngo ngende umudamu umwe ngo ngende umunyeshuri undi ngo ngibi n'ibi n'ibi oya buri muntu mwitorero aho wejejwe muri ryo tutireka kwiganyira urahabwa imbaraga. Amen. Ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye ijambo ryo gushikama yego gushikama no guhagarara biratandukanye uri kubyumva bisobanura ndabona uri kumurikira cyane Gushikama ni ikintu nyine ushikamye mumva ko nta cyaki gukora nawe guhagarara guhagarara nyine uhagaze hari igihe uhagarara n'ukaba ukananyeganyega ariko ushikamye ku kintu umva nta cyaki gukora kandi Bibiliya iravuga ngo gushikamije umutima zaba. Amina. Amen. Muhagarare mushikamye biri mu ntwaro z'Abaefeso 6 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri Imana ishimwe. Rero birasaba ngo mumaze gushorera imizi mu rukundo ngo mukaba murushikamyemo hari abahagaze ariko badandabirana bawubona umuyaga bamvuze yaguye ko bakuvuza uragwa uko utegereje uragwa uko ubonye urarwa ibyo ubonye birakugusha ibintu byose ni ukugwa ugenda umugenda amazuru yashyizeho kabisa kubera guhora ugwa n'iryari uzahagarara nawe ngo uhite okay niko bavuze ko nakwema inda okay nibategereze nimbyara basaza guhemba ubwo kandi ubuhumurije umutima wawe ko n'urugero bavuze ko niba okay noneho ninjya muri gereza uwo muntu azaguma n'ingemu yiwe mu nzu nzarebe ko nzayigwamo mbese mugerageze kugira utuntu mukemura mwiyubake muri Kristo nicyo bivuga mushikame mu byo mwumvise ngo kandi ngo mubishikamemo mu guhagarara neza udateganya kugwa udateganya mu Kristo ushobora kumubaza uti ariko urumva ufite ibyiringiro by'uko uzagera mu ijuru nkurikije uko urugendo rumeze ndabona Imana ari ibizi kabisa ntabwo ashikame nta musi yigeze ashobora ariko impamvu gushora umuzi bitoroshye ni uko harimo ubwamba bukomeye iki gushora umuzi ni ugukorera mu ibanga nta muzi ugaragaza imbaraga zawo ahubwo imbuto z'umuzi nizo twese tubura hejuru tubona imbaraga zaturutse mu muzi ariko ntituzi imirimo yabo ariko igiti cyo kirera imbuto Imana ishimwe so murongo ukurikira imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo umenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa umwuzuzwe kugeza ukuzura kw'Imana. Funga igitabo iri jambo hari igihe Imana yishoboye isengeramo burya hari urundi rukundo ruruta urwo batubwirije. Haleluya. Amen. Hari urundi rukundo reka mbabwire rirambere iryo jambo uziko hari ibintu byasigaye ko batanditse bari mubizi mwari muzi ko hari urukundo rw'Imana rutanditswe muri Bibiliya inyanja zose z'abantu ijuru rikaba impapuro ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi handika aho hantu hazamukewe ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo Haleluya. niba
bimara ntibyakwirwaho akamenya ryariyo dere stafega. Amina. Amen. amina Uyu munsi bwira Imana ngo ku byasigaye batanditse ibyo ba Matayo na ba Mariko na Luka na ba Yohana, ibyo Mose atanditse, abahanuzi batanditse batamenye, bitari muri iri sezerano rishya n'irikuru, byo ntasomewe na pasteur, byo ntize ku gice, byo ntumbanye undi mubwiriza, byo ntigeze ntekereza, byasigaye ku byo ufite bikuranga. Ntungishe ibyo basi. Hari umugore wavuze ati umva, nubwo bimeze bityo ukaba uvuze ko je ndi imbwa kandi ko ugomba kureka abana bakabanza kurya. Mu gisudo baravuga ngo yohorere medeye, ndemeranywa nawe. Nibyo koko, ariko imbwa yashoboye kumanuka, yashoreye imizi mu rugo rwa shebuja. Haleluya. Hari iziri kuri mondisi hariya bari gukubita imihini n'amabuye. Hari n'indi mbwa yashoreye imizi mu maguru ya shebuja no kwimana. Yesu nashimwe. Amen. Iyo mbwa ngo nayo ikimenya ko umuntu wakoze sha. Shima Yesu. Shima Yesu. Amavuta niba ari ubuto, niba ari amamesa, igomba kumenya amakuru y'ibyo bintu byabaye mu rugo. Ku birenge. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi bihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Usura vantu utayabonye. Ubu se wavana utayabonye tukaba twaje kwa Nyabingi kwa Ryamugombe. Ni bayarisi irumva. Umugore aramubwira ngo iyo mbwa yashoboye kwitandukanya n'izindi mbwa, ikamenya ko kwa shebuja bahishije sha, ikamenya ko barya neza, ikamenya ibintu bitugarira muri firigo, igafata umwanya neza, ikamenya ko runshigeze. Iyo mbwa yihari ntivira mwaho, hari utuntu tuvaho ku meza tumanuka. Uwo ni wo mugabane w'imbwa yahaye agaciro shebuja. Mu izina rya Yesu Imana idutungishe wenda ibyasigaye. Ntibyaguhaza. Ubundi si by'Imana wabigira ute? Nibi yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, ubwo yaguha ubutunzi bwayo. Dore icyo yaguhaye gikomeye, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atarimuka. Umva amakuru. Hirya ya Yesu vuga ngo nta kimana asigara. Nta kimana yasigara. Mwizina ariko tujye tuganira neza ibintu. Hirya ya Yesu nta kintu kiriyo. Ubutunzi bw'Imana, icyubahiro cyayo, ubwenge bwayo, imbaraga zayo, kugenda kwayo n'ubwemarare, ubutunzi bwayo, ubushobozi bwayo, iteka ryose byari biri muri Kristo Yesu. Imana iramumpa. Ugasigaranye iki mama wanjye? Hano ni tutayigirira mu ry'Imana, handi tuzigira. Hano tuvamo tukajya ku gatuti. Mushore n'izibati. Yego. Sibajye mupanga tukajya tuza bikwe. Oya buri cyumuri bya. Nabipanga neza hano. Bahanuko kandi n'uruseneri babiri. Nimuvuga ngo ni kure hazaba kure. Nimuvuga ngo hazaba hafi. Ariko nimujye mwibi bintu. Nyakufite ntabwo waguvye ku. Mumaze gushinga imizi, hari inyungu berekanye ngo muzamenye ubumenyi, muzamenyera ubugari bw'urwo rukundo ubwo ari rwo uko rungana, ngo murute n'urukundo rutamenywa. Ndabifurije urukundo rutamenywa n'abisi, abanyabwenge batigeze bamenya, ruzamenywa n'abantu bashinze umuzi muri Kristo Yesu. Kujya gushinga umuzi muri Kristo, kumanurira umuzi mu buryo bwo kwizera, kwihana ibyaha no gukiranuka, niko kumanurira umuzi muri Kristo. Kumenya imbaraga z'Imana, kumenya ko Kristo ari umwami, ngo kuzaduhesha kumenya ibintu extra bitigeze
kwa Kristo. Bibiri ikavuga ngo mukwiriye no guhagarara mu mwanya w'abaroya mugaca imanza z'ibintu biri hano mu isi, ngo ubwo mwitegura mwebwe kuzacira Abisiraheli imiryango 12 imanza. Pawulo avuga ntabwo mushobora gukemura ibibazo iwanyu, ntabwo mushobora kurangiza ibibazo n'izina rya Yesu. Muri abanyabwenge ntimukisuzugure. Abisi barya ruswa, twe ntitwarya ruswa. Nakubwira nti ihane ngusengera ariko dore cyakira bitsinda. Uwo ni umuntu yamize muri ijambo ry'Imana. Avuze ngo ushinga umuzi, kuri uyu muzi umanuka ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ni uguca bugufi muri Kristo Yesu, ni ukujya kwerera imbuto, ni ukujya kuvoma muri Kristo, kuko ni we riba ry'isoko rimara inyota. Muri we ari amazi umuzi ujya gushaka. Pawulo ashaka kuvuga ko tuzajya kuvoma muri Kristo. Tuzajya kuvoma dute? Gushinga umuzi muri Kristo harimo gukiranuka kose, harimo guca bugufi, harimo no kubaha Imana. Reka ntabwo tuhasoma ariko nahanditse. Iyo turebye muri Rusi ibice bibiri, Rusi yaragiye aragenda ajya guhumba, ariko nyuma yo guhumba yari yaramaze kugira gute? Gushorora umuzi mu rukundo rwo gukundana na nyirabukwe. Ntabwo tubitindaho. Yego, ararushinga, aravuga ngo kugeza nimumve namwe, ashinga umuzi wo kuba muri Nawomi. Aravuga ngo ukambuke, aho uzaba niho nzaba, aho uzarara niho nzarara, icyo uzarya nicyo nzarya, aho uzirirwa nzirirwaho. Amena. Ubyuka nkugendaho, urupfu rukaza rukagutsinda sinzarenga. Bacukuri yawe, bacukuri yanjye. Ngo ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi, ngo kandi Imana yawe izaba Imana yanjye. Mwari muzi ko ayo magambo niyo yatumye nawo mavuga ati aho natandu aho navuga, kuko arabaze kugira ngo muramuka mugabo wawe ko agiye utegereje iki? Ko niyo nashaka umugabo naracuze, niyo nabyara uwo nabyara antakiza kumara subirayo. Nibwa mbwigereye amagambo nawo maravuga ati umuntu ufite determination y'umuntu nta jambo ufite yo kumubwira atoke ngaho korere tugiye hagira ndetse hamwe mutumva nyine nta kundi. Umuhungu wanjye yarashatse nabi nuko nta kundi sizo umwarivuze. Baragenda bagezeyo kwa gushora imizi, aravuga ati mabukwe yabyariye umugabo, nubwo ari nyakwigendera uyu munsi ariko ni mabukwe. Icara ndajya ngenda nkurikira abasaruzi, cyo zabona zajya mfugeka mu gikondo rero ko babyita, hanyuma nzane turye. Nawe mushobora kuzisana cyangwa cana muziko ni sawa, kandi nkaza ngasanga nta bukwe nabwo nzabuzana, nta mpamvu nkiriho. Ntuzagira icyo umburana ko no gushorera umuzi mu rukundo. Nibyo twavuze ngo murushoreremo impande zose, ngo mumenye ibya Kristo, ibyavuzwe n'ibitaravuzwe, mumenye iby'umwami ashima. Haleluya. Ngo kugira ngo muzagere ku rugero rwo kuba abantu bashyitse bose. Aragenda umuka amwereka ntajya guhumba, uri mu kwabo bazi ndihuta, ngo kandi yari umucunguzi wa bugufi wagezeyo. Ariko ngo baraye bagezeyo baraganira nabo baramutumira, tubwira amakuru byageze bite, mutware yagiye ate, babahungu byagenze bite. Arababwira, atangiye inkuru y'uko intumwa zawe. Aravuga ati amen, nubwo byagenze bityo ariko ari ikintu mbabwira. Bibiliya yaravuze ngo hamwe n'ikikugerageza Imana igucira akazu. Amina. Kandi ufite akazu wa. Amina. Kandi mufite akazu wa. Amina. Kandi Imana abacira akazu n'abantu. Kandi Imana abacira akazu. Muha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Dutunzwe n'ubuzima bwo guca mu cyanzu, kuko irembo ritaruguruka, ariko umunsi ryugurutse tuzacamo twebwe cyane n'ibyacu byose mu izina rya Yesu. Ariko ubu ngubu ni chini kabisa, ni uguca bugufi twinyurira mu buzima bwo mu cyanzu, kuko hirya hari imirima bigori bireze. Hanyuma aravuga ati Imana yaciye akanzu yampaye umukobwa hari.
imbuto arabatondorera bakoroka ku mutima bati yewe mbega umukobwa twawe ati twaberanye muri Isiraheli ntiturumva umukobwa ntiturumva umugeni ntiturumva umukazana tubonye intwari mu bagore tubonye ibitangaza akwiriye kuzandikwa mu mateka niyo mpamvu tumusoma hano uwo nguwo izina rye rikwiye gukomera bagira amatsiko kuzamwumva no kumureba no kumubona no kumukoraho no kugendana nawe igihe kigeze bukeye bowaze arigendagenda areba imirimo aravuga ati niko kariya ni kande ko mara kadasa n'abayudara kari akanyamahanga gaforera kari agaforera n'akahe kari kugenda kabubuta n'ubukanzu bwacitse nyuma niko karimo niko murebe ntabwo twazwemo kariya kantu kavuye bati mutware uriya yarayaje yazanye na mukecuru Naomi bati yadusabye ngo ahumbe hariya ati kandi nta nubwo yigeze ava mu murima pe kuva yaza ati keretse kandi gatoya inyabije muso ni umukozi ntiwareba ati niwe twaraye tuvuze niwe bambwiye aramuhamagara ati umukobwa wanjye umva amagambo akomeye haleluya wowe gusa aha wageze hanga amaso ujye umuhanga amaso ujye umuhanga amaso ayarinda umutumbiri ku manywa na nijoro aramubwira ngo uhanga amaso uyu murima ntujye mu kundi ndabona ko bireze hirya imirima hirya ireze kandi hari ibyeze biriyo ariko ibyeze byose siko bitanga umugisha ubemere uhumbeho gakeya ukomeze ugende inyuma y'abandi ukomeze ubagende inyuma icyo wicariye ni isezerano rikomeye aha wageze wowe ntujye mu kundi utumbire uyu murima kandi ngo ntegetse ko abahungu batazagukoraho hanyuma ngo ukomeze ahangaha ngo kandi nugira inyota ngo hariya ujye unywa ku mazi abahungu bavomye ntabwo imana yatureka turimo duhumba ngo twime n'amazi tuzatungwa n'umwuka wera amaze ndore mu bibazo byacu tuzatungwa n'umwuka wera nubwo ibifaranga byabura nubwo amashuri yabura nubwo uburwayi bwaza nubwo ibibazo byaza tuzaba tugitegereje isezerano twimira ku mazi y'ibirindi kuko Yesu yatuvomeye iryo riba muri ryo riba rimara inyota abatunzwe n'amazi amanura ivumbi gake gake Rusi aravuga ati sinigeze numva mu nzozi sinarose sinahanuriwe iwacu nta bahanuzi babayo sinari nzi ko umuntu yakundwa urukundo rwinshi ari umunyamahanga ibi birantunguye wanciye iki ko ndi umunyamahanga ndakwiriye Bowazi aramubwira ngo baraye basobanuriye uko wabanye n'abanyakwigendera na nyoko bukwe ngo Imana wakurikiye mva Imana wakoreye ikugororere ingororano itagabanije iyo wahungiye munsi y'amababa yayo ngo kandi ngo mukuri Rusi ngo yikubita hasi aravuga ati ungiriye nk'umwe mu baja kandi ntari n'umuja wawe uca bugufi no kuba umuja uca bugufi no kwitwa umugaragu byanditswe mu Bafilipi ndagiza ndimo ndagiza ndigushaka kuvuga ngo ndikumva umwuka wera ambwira ngo nintinda murandambirwa nanjye nabagongoye namenye ko ari igihe mutegereje gikomeye ntangagire gukora ntangagire imo iri kwaka hanyuma mu Bafilipi ngo uvuga ukuntu byagenze ngo Yesu Kristo umwe nyine ijambo ry'Imana waremye byose ngo yafashe uwo mwambaro aravuga ati data abana ndakuzi hari ikintu ukunda umuntu uciye bugufi ukunda umuntu wiyoroheje ukunda umuntu wiyemeje kuba mutoya imbere yawe umuntu wamanutse imbere y'Uwiteka akaguterera ivi agashyira izina ryawe hejuru akakubaha akaba umugaragu mu maso yawe uwo muntu ndabizi jyewe Yesu ndi umuhungu wawe yego ndabizi twara abana uyu muntu ujye umushyira mu ngiye kuguha ikintu wabuze kuva waremye isi hari inyota ufite nakurondoye nakuboye ngiye kukumara inzara n'inyota n'ibirarane ngiye kubimara ngo aramanuka hasi wamaze kumanuka ngo yemera ngo kumanuka kwitwa umuntu ngo akaba umugaragu jambo ryiza ngo akaba umugaragu ngo ndetse ngo akemera gupfa urupfu rwo kumusaraba
kandi uvumwe niwe witwaga uwa umusaraba yitwa ikivume. Ngo Bibiliya iravuga ngo amaze kumanuka, ngo amaze gushora imizi mu Mana neza, yarasanzwe ari Imana, ariko arawutikura umuzara umunonora hasi. Aravuga ati ahari impagera ndabizi data azanezerwa, kandi muri uyu muzi hazaba mukintu. Imana ishimwe. Ngo amaze kumanura uwo muzi, ngo Imana irebye kwicisha bugufi, ngo Imana iravuga ngo mu mazina yose ari mu ijuru no mu isi n'ikuzimu yose ajya apfukama. Haleluya! Mu izina ryawe, kuko wari ufite ibyiza urabimpaye. Ubwo umaze gupfa, ubwo umaze gushora umuzi, ubwo umanutse hasi, ndakuzamuye n'Uwiteka, ndakuzamuye n'Uwiteka, ndakuzamuye n'Uwiteka. Ubwo ukoze utyo ntabwo wagumaho, ntabwo wahatinda. Nambwe ngo ufashe ibaruka ukayikubita hasi, irazamuka ikarenga aho wayivanye, bitewe n'ikikoze. Si ukumanuka gusa, ahubwo sisitemu bwite tuvuga. Ego n'uburyo wamanuka, kuko wamanuka nabi, manuka neza muri konferanse. Kupita ibaro irazamuka, irarenga hariya, nawe iragusumba, bitewe n'uburyo umurimo ukozwe. Imana idufashe. Yesu rero niwe washoreye neza umuzi muri data. Izina rye ngo ribe izina riruta ayandi mazina yose, kandi na n'uyu munsi iryo zina riba rikuru. Niyo mpamvu mu ijuru bahora baririmba muri iryo zina, n'ukubera ko yamanutse. Reka nkubwire, guca bugufi kubanziriza icyubahiro. Kandi umva, agaciro k'igiti n'imbuto cyera, yego, kandi uburebure bw'igiti butangwa n'uburebure bw'umuzi. Uko umuzi wamanutse hasi niko igiti kizajya. Impamvu ibigukomoka ari ibinyantege nkeya, biterwa naho wagejeje imizi. Uranywa amazi ya hano bugufi, ariko abacukuye bakagera kure, ni ukuri banyoye amazi. Rusi rero yaje kuvamo mu gisokuru cyabyaye Kristo, kuko yari yaramaze kugira ikintu yakoze. Yavuze ngo, yaramubwiye ngo jewe mbaye nk'umuntu mubasha. Iyo dusenga turavuga ngo Mana ng'umusha wawe, ng'umugaragu wawe, ariko umusha koko ubundi uri umusha w'Uwiteka. Ukurikije uko witwara ubundi uri umusha w'Uwiteka. Ukurikije uko witwara uri umugaragu w'Uwiteka. Ni ikibazo gikomeye. Uri umugaragu w'Uwiteka koko. Dore abagaragu ngo baba, niyo mpamvu uriya mugore Yesu avuze ngo kwizera kwe kuramukijije, ukabasha kwicara, ukabasha kuva mu banyamahanga, ukaza hano ku meza yanjye ushaka kwicisha bugufi. Ubwo uvuye mu banyamahanga ukaba uhungiye hano, nk'imbwa y'umusega yavuye mu zindi, igira agaciro imbere ya se. Niko utagomba kuva hano. Umwana wawe arakize mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Turabura kwizera, buri muryango arakingutse. Dufite ikigega cyiza cyuzuye, dufite isoko itaziba hori idudubiza, dufite ibyo kurya umwuka duteguriye. N'ukuri igicaniro cy'Uwiteka nticyazimye, kuko abo kugikangura twahutse mu izina rya Yesu. Amen. Nimubone izi mbaraga twakoresheje. Twarangije saa 5, twavuye imewe saa 6. Uyu mungu afata umuhanda aratwara, turaza tugera hano, turi mu iteraniro. Mu gitondo turamanuka saa 9 z'umugoroba, turaba turi mu iteraniro. Ejo nige nzigisha, ndumva nkomeye. Haleluya, haleluya. Kandi imirimo ya leta byuka saa 10, kandi ubutunzi bwaje muzu y'Imana. None murashaka kuvuga ngo binanirana nabite? Kwahubwa ikiri muri wowe, umuzi washoye mugufi ni utuma utanashobora no gutanga. Kudashorera umuzi muri Kristo ntabwo wamenya n'ibyo ukora. Baravuga ibintu byose bigakomerera, guterana birakomeye, kwitanga birakomeye. Ubutaha ninde yavuga ngo izajye izana abantu ibakure muri Afrika ibafashe? Nuko hari umuzi, hari imbuto yapfuye, nuko hari umuzi bashoye. Nidushorera umuzi muri Kristo tuzashobora kugera kure. Aya mazi turakeneye. Wari umaze kuma, wari umaze kumirana, tugize icyifuzo tugiye gusenga. Urashaka kongera wongera uvome, urashaka kugira ngo umuzi wawe wongere ugere kure. Umuzi wawe, impamvu amaganya azanwa nuko umuzi wabuze amazi. Rero kandi izuba ryo rirahari, izuba ry'isi mu buryo bw'umwuka rirahari. Hazasigara ibiti byagejeje imizi kure, imizi kure. Barya twaririmbanaga muri Afrika, imizi yabo iyo bageze hano tumenya aho imizi yageraga. Yego, iyo bageze muri Europe, imizi yagendaga gutya, ratera Roma gutya, tuhita tuyibona. Ariko abavuyeyo bafite imizi yageze hasi, iracyavoma nuko twose. Baracyaterana, baracyasenga, baracyakizwa, baracyakorera Imana, bitewe naho umuzi wageze.
umuzi nugera hasi izuba rizava ariko ntabwo uzuma, imbuto ntizizahunguka. Zihungurwa n'iki? Ni imizi migufiya. Emera bye mu rugamba rwo hasi, imba hasi, gera hasi, ongera ibyo wakoraga, ubyongere kwizera, wongere kwizera, wongere imbuto nziza no gukiranuka. Nawe umere nk'abandi, ube igiti cyiza, wisigarira ku mababi gusa bakuziho. Hakenewe n'imbuto. Tugiye gusenga. Ninde ugize icyifuzo rero ngo avuge ati Mana nciye bugufi, uyu muzi wanjye, uyu muzi ugomba gushora ukagera hasi, kuko nari umunyantegege. Gusenga byari byarananiye, gukorera Imana byari byarananiye, kwera imbuto, kwihangana, kubabarira abandi, kugendana n'abandi byari byarananiye, guca bugufi byari byarananiye. Ariko menye yuko umuntu wese wabyemera wabimushoboza. Tugiye gusenga Imana. Mana data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Wahabwe icyubahiro, imbabazi n'ubutware n'ibyawe igihe cyose. Ushimiye kwera no gukiranuka. Dore iyi mbuto iragiye igeze muri uyu murima. Ndagushimiye data kuyikurikirana ku manywa na nijoro. Dukuyeho bya bimera bindi, dukuyeho za mbuto zindi zari zirimo, dukuyeho cya gihuru na ya mahwa, dukuyeho akara na za nyoni. Turagira ngo uyu muhima turawusengeye hinduka ubutaka bworoshye ko kwakira imbuto. Iyi mbuto yaba umugisha k'uyu muntu kandi yaba imbaraga muri we. Iri jambo ryahindura abaryizeye bose bagahinduka kuba bashya, ryakingura imiryango yari ikinze, ryatonyanze umugisha ugatonyanga mu mutima w'uyu muntu. Uyu muntu yakongera agatoha, uyu muntu yakongera akera imbuto, uyu muntu yakongera akagaba amashami, uyu muntu